none ni Yesu maza wenyine narendeze nanemera, kuko bogengo n'umunezero bibonekera muri we. Najyaga njya kwereba ryese mfite inyota nyinshi cyane, naba ngiye kunywa gakamuryo maze nka yabura nkiheba, none ni Yesu maza wenyine narendeze nanemera, kuko bogengo n'umunezero bibonekera muri we. Imana ishimwe. Ndanezerewe cyane kandi ndashima Imana ikomeje kubana natwe uyu munsi mwiza, nkuko nari ndiho ndirimba indirimbo ivuga ngo najyaga kwiriba nje gushaka amazi sinyabone. Ndashima Imana rero ko Imana ibanye natwe muri aya masengesho dutangiye, amasengesho y'iminsi 40 tugiye kuba imbere y'Imana dusenga twinginga Imana. Uyu munsi ni umunsi wa mbere, ntekereza ko buri wese uri umubere mwiza aho uherereye hose mu gihugu uherereyemo. Ndatekereza ko Uwiteka akomeje guhagarana nawe. Wowe rero uri kunyumva, ndagira ngo dufatikanye tubane muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, kandi nzi neza ko Uwiteka ari bubane natwe akaduha ibihe byiza mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero ku munsi wa mbere ndashaka kuganira namwe ku ijambo rivuga ngo ni iyihe soko y'amazi meza umuntu akwiye kuvomaho. Ni iyihe soko y'amazi meza umuntu akwiye kuvomaho? Murabizi neza ko amasoko aba menshi, ariko ndagira ngo uyu munsi dufatikanye tuze kureba isoko nziza ifite amazi meza dushobora kuza kuvomaho mu izina rya Yesu. Aya masengesho y'iminsi 40 afite intego ivuga ngo agaciro kadasanzwe, cyangwa se uncommon value. Agaciro kadasanzwe mu by'ukuri habaho icyo bita agaciro mu buzima busanzwe. Ari agaciro dubona, umuntu ashobora kuguha agaciro, umuntu ashobora kukuganiriza, ukabona ko yaguhaye agaciro, umuntu ashobora kugutelefona ukabona ko yaguhaye agaciro, umuntu ashobora kuguha amafaranga ukabona ko yaguhaye agaciro, umuntu ashobora kukwambika imyenda ukabona wenda ko yaguhaye value, yaguhaye agaciro. Ariko noneho hari ibyitwa common value, cyangwa se agaciro kari normal, agaciro gasanzwe tubona mu buzima bwose bwa buri munsi. Ariko noneho intego y'amasengesho y'iminsi 40 na agaciro kadasanzwe, uncommon value. Donc agaciro utazigera uhabwa na mwene wanyu, agaciro utazigera uhabwa n'inshuti yawe, agaciro utazahabwa n'ababyeyi, agaciro utahabwa na society utuyemo, ahubwo agaciro gaturuka ku Mana. Imana ishimwe cyane. Ako niko gaciro Imana ishaka kugira ngo ihe abantu bayo. Mu by'ukuri hari uburyo tuba mu buzima busanzwe, hari agaciro tuba tutarahawe na bagenzi bacu, hari agaciro tudahabwa n'inshuti n'abavandimwe, hari agaciro utazahabwa na mama wawe na papa wawe, hari agaciro utazahabwa n'inshuti ya yindi mugendana, hari agaciro utazahabwa n'umushumba wawe. Ariko ndagira ngo ngutangarize uyu munsi, mu ijuru hari Imana ije kuguha agaciro utigeze uhabwa n'abo bose. Imana ishimwe cyane. Ni agaciro kadasanzwe. Uyu munsi Imana ihimbazwe. Uyu munsi tujya tugendana n'abantu, tujya tuvugana n'abantu, rimwe na rimwe ukavuga ngo yansuzuguye, ntabwo yabanye nanjye ngo uko mbyifuza, nta kintu amariye, nta kintu agize gute. Ibyo ni ibintu biri normal mu buzima busanzwe. Twateshejwe agaciro. Reka nkubwire inshuti yanjye, muri societe twataye agaciro, mu bavandimwe twataye agaciro, mu miryango twataye agaciro, aho tugenda mu kazi twataye agaciro. Warakijijwe bakwita umusazi, wabaye umurokore baravuga ngo ibiye byararangiye.
byararangiye, wataye agaciro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ngufitiye inkuru itari incamugongo. Imana igaruye agaciro watakaje mu bantu mu izina rya Yesu. Imana izanye agaciro utigeze ugirira aho usengera. Imana izanye agaciro utigeze ugirira ku babyeyi bawe. Imana izanye agaciro utigeze ugirira mu bo mukorana mu kazi. Imana izanye agaciro, haleluya. Imana izanye agaciro twebwe abo twaba turi kumwe, abana bawe batigeze baguha. Hari agaciro Imana imanuye. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ni common value, nta nubwo ari n'agaciro koroheje. Imana ishimwe cyane, ne extraordinary, ni agaciro karenze ako utigeze ugira mu buzima bwawe. Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe. Ndagira ngo mbatangarize ngo wowe uri kunyumva, wowe Imana yashatse kunyumva uyu munsi, ndakwinginze nkubwira ngo birashoboka ko hari agaciro wataye. Birashoboka yuko agaciro, nimba mubyumva neza, ni valeur cyangwa se ni uburyo umuntu ashobora kukuvaloriza. Uzi ko ari abantu baturebeye mu ishusho y'ubuzima bwacu bwa kera, barangije baradusuzugura, we ntibaduha agaciro. Uzi ko ari abantu baturebeye mu byaha byacu bya kera, baravuga ngo uriya n'ubundi naho yakizwa azagwa. Uzi ko ari abantu bagutesheje agaciro, we ariko ndagira ngo nkubwire uyu munsi wa none, humura, Imana yirahiriye ngo izanye agaciro kadasanzwe. Imana ishimwe cyane. Nubwo tutakaboneye mu isi, ariko twakaboneye mu ijuru. Imana ihimbazwe. Bibiliya iravuga ngo mugaragara nk'abatariho, ariko mutungishije benshi. Urumva turi abanyagaciro imbere y'Imana. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Ndashima Imana yo yatwemereye kuduha agaciro. Ndashima Imana yo yatwemereye yuko muri aya masengesho tuzagira agaciro. Kandi ndagira ngo umuntu wese uneze amatwi, wiyumvamo yuko ugiye kubana natwe muri aya masengesho, ubwira Imana ngo Mana, ndashaka umpereza agaciro ntigeze ngira mu buzima bwose bw'imyaka maze. Birashoboka ko umaze imyaka 30, birashoboka ko umaze imyaka 20, birashoboka ko umaze imyaka 45, 50. Hari ibyagiye bigutesha agaciro, abadayimoni bagutesheje agaciro, inshuti zagutesheje agaciro, ibintu byose byaguhindukiye bibi. Ariko ndagira ngo ngutangarize ngo mu myaka isigaye, Imana izanye agaciro ku buzima bwawe. Haleluya. Imana izanye agaciro. Imana ihimbazwe. Ndagira ngo uyu munsi wowe uneze amatwi, fashwa nuko Imana iguhaye agaciro. Bikurure neza, wumve ko Imana iguhaye agaciro. Ntabwo nzi neza agaciro watakaje, ariko Imana iguhaye agaciro. Uyu munsi rero ngufitiye ijambo rivuga ngo mbese nyuma yo guhaga agaciro, ni iyihe soko y'amazi meza umuntu noneho akwiye kuvoma? Imana ihimbazwe. Ni iyihe soko y'amazi meza? Umuririmbyi yaravuze ngo najyaga njya ku isoko y'amazi, najya kuyanywa gakamubwo. Twajyaga tujya ku isoko bikanga, wajyaga ujya gukomanga kwa nyoko wanyu bikanga, amazi agakamubwo yari yarakwemereye minerivare. Wajyaga ujya kwa nyoko rume yarakwemereye imibereho, iyo soko igakamubwo. Reka nkubwire nshuti yanjye, maze ukagira agahinda ukiheba, ariko ngufitiye inkuru, hari isoko y'amazi meza uyu munsi ukwiye kuvomaho. Imana ishimwe cyane. Reka dusome muri Yesaya 55 umurongo wa mbere. Hanyuma dusome no muri Zaburi ya 34 umurongo wa 9, no muri mu Migani 14 umurongo wa 27, no muri Yakobo 3:11. Ubundi tuganire kuri aya magambo umwanya utari munini, ubundi niturangiza dusenge, kuko dushimye Imana ko yaduhaye agaciro. Icyo nicyo kintu kinejeje umutima wanjye, yuko twamaze kugira agaciro mu buzima bwacu. Uzi ko umuntu yagendaga yisuzugura, uzi ko umuntu, reka nkubwire, nawe hari igihe wireba ukabona rwose uri useless, ukabona nta kintu maze, ukabona nta nicyo wamarira n'abagenzi bawe, ariko humura, Uwiteka yamanuye agaciro, kandi agaciro Imana yamanuye, ndagira ngo mbatangariza yuko nta muntu uzagasubizayo. Uwo mu bacu aherutse kutuganiriza ijambo, aratubwira ngo mu buzima bwa buri munsi hari ibintu bimwe abantu bagomba kumenya, ngo nyuma yo kumva ijambo ese n'icyo umuntu akora. Ariko noneho arangije atubwira irindi jambo rikomeye cyane,
aravanga Imana irinda ijambo ryayo imyaka ibihumbi, irinda ijambo ikarisohoza. Bene data nagira ngo mbabwire, nimba Imana yamanuye ijambo rivuga ngo mbahaye agaciro, naho isi yakihindukiza, naho umuraba wahumbya, naho inkuba zakubita imirabyo ikarabagirana, nta kintu kizakuraho agaciro Imana iguhaye. Benshi bazagerageza kukwambura agaciro, ariko Imana ikomeza iguhereza agaciro, kuko hari ibizakurwanya kenshi, ariko Imana nimba yavuze ngo nguhaye agaciro, reka nkubwire ngo nibashaka bazateka ibuye rishye cyangwa se bigende gute, Imana yamaze kwirahira, naho byagenda gute, naho isi yakihindukiza, abera b'Imana barashinganye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Naho byagenda gute, turashinganye mu nzu y'Imana. Mfite ibyiringiro rero bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru yuko turi abanyagaciro. Nzi neza yuko abaje gushaka Imana, Yesu ndamushimya ko yatwemereye agaciro. Nimba ari ikintu kibabaza mu buzima, ni uguta agaciro. Ni ugutakaza agaciro we, ni ugutakaza agaciro Imana yakugeneye. Kandi mu buryo bwose bumwe n'ubundi, twaremwe mu ishusho y'Imana, twamaze kuremwa mu ishusho y'Imana. Ako ni agaciro gakomeye, ni value Imana yaduhaye, kuremwa mu ishusho y'Imana. Abantu benshi batakaje ubusura bw'Imana, batakaje ubuntu bw'Imana, kubera ko Bibiliya irambwira ngo abamwemeye bakizera izina rye, abo yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Ariko abataramwemeye nabo bafite ububasha bwo kwitwa abana ba Satani. Bivuze ngo hari abantu bamaze gutakaza agaciro Imana yabahaye, kuba twararemye mu ishusho yabo. Muri Zaburi yaranditse ngo yenze kutugira nk'Imana haburaho gatoya, iduha ububasha n'ubushobozi bwo gutegeka ibyo yaremesheje intoki zayo. Bene data nagira babwire, dufite agaciro inyamaswa zidafite, dufite agaciro ihene zidafite, dufite agaciro inka zidafite, dufite agaciro ibiti byo mu ishyamba bidafite. Twebwe turi extraordinary imbere y'Imana, turi abanyagaciro. Ni nayo mpamvu turi special mu buzima budasanzwe. Nujya ugenda ujya uvuga ngo njyewe I'm very special, ndi umuntu w'igiciro imbere y'Imana. Nujya uhagarara ujya uvuga ngo njye ntago nsanzwe. Imana ishimwe cyane. Bene wanyu bazagusuzuma kugira ngo reba ukuntu karesha, uzababwire ngo njyewe uko ndesha niko Imana yampimye. Ibyo bipima Imana yapimye, nanjye naranyuzwe. Imana ishimwe cyane, kubera ko yandebye ibona yuko ibipimo yapimye nibyo Imana yari yapimye nyine birankwiriye. Ndanyuzwe kuko mfite agaciro imbere. Imana himbazwe. Ndanyuzwe kuko mfite agaciro. Nubona ugenda uri inzobe ujya uvuga ngo buryo ubuyobe bwanjye buri special, buri surnaturel. Nubuyobe Imana yandemyemo nduwa agaciro. Nubona ufite umutwe munini ujya uvuga ngo njyewe meze neza. Nubona ufite amaguru manini uvuga ngo njye meze neza. Nubona ufite amabere, ufite inda, ufite umugongo, ukabona ibice byawe bamwe barakubwira ngo ntacu urico, ujya ubabwira ngo njyewe je suis. Imana ishimwe cyane. Nduwo ndiwe kuko Imana yangize uw'agaciro. Haleluya. Imana himbazwe. Reka nkubwire ngo arabazagusuzugurira mu gihagararo cyawe, kubera yuko bakubona ugenda, bakabona musangira ibishyimbo bakakwitiranya. Ariko reka nkubwire, abana b'Imana turashinganye kuko twamaze kumenya agaciro valeur Imana yaduhaye. Mana we, ushimwe cyane, ushimwe cyane. Umuntu rero aza kwitiranya, uzamubwira ati barakubeshe, njyewe nduwo ndiwe, naremwe mu ishusho y'Imana, ndakomeye, nduw'igiciro. Reka nkubwire, baratwitiranya, nawe ubwawe uriyitiranya. Ariko uyu munsi ndakwibutsa ngo kuvuka kwawe si impanuka, uri uw'igiciro imbere y'Imana. Uyu munsi rero ayo magambo muri Yesaya 55 umurongo wa 1 avuga ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Muri Zaburi ya 34 umurongo w'9 ho akavuga ngo nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, ngo hahirwa bamuhungiraho. Wasoma mu Migani 14:27 bakakubwira ngo rega kuba Uwiteka n'isoko ry'ubugingo, bigatuma abantu batandukana n'imitego y'urupfu. Yakobo yarabivuze muri 3:11 ngo mbese ye amazi meza nakereta yabasha kuva mu isoko imwe. Reka da. Ariko reka mbabwire nshuti yanjye, yemwe abafite inyota, ndagira ngo rero mvuge kuri iri jambo. Ni iyihe soko y'amazi umuntu akwiriye kuvomaho? Ubundi isoko yose cyangwa se amazi yose agira isoko. Ahantu amazi aturuka haba hitwa isoko,
hari abantu tujya kuvoma tukagira ngo amazi ari aho ngaho gusa, ariko amazi yaba ikiyaga gifite isoko, yaba umugezi riviere ufite isoko, yaba inyanja ifite amasoko. Ahantu hose hagira amasoko, kandi amasoko aratandukanye. Hari diferanse z'amasoko cyangwa se amazi. Hari amasoko ava mu misozi, hari amasoko ava mu butaka hasi, hari amasoko ava muri formation y'umwuka, hari amasoko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ahantu amazi aturuka. Aho hantu rero hitwa isoko, kandi iyo soko ibasha gutanga amazi meza cyangwa igatanga amazi mabi. Kubera ko twagiye tubona amasoko rimwe na rimwe hashobora kuzamo amazi akereta, hashobora kuzamo amazi ashyushye bitewe na za bwa butabire cyangwa se bwa buzima busanzwe bw'ibinyabuzima cyangwa se ubutabire bukorwa muri iyi si. Bivuze rero iki? Amazi yose agira ahantu aturuka. Uyu munsi ndashaka kuvuga ngo ni iyihe soko rero y'amazi umuntu akwiye kuvomaho. Birashoboka yuko wagerageje gushaka kuvoma. Twebwe twavukiye ahantu, ntabwo navukiye mu mujyi, navukiye mu giturage, ahantu twajyaga kuvoma amazi rimwe na rimwe tukavoma amazi yo mu iriba ry'inka, kwa kundi bajya kuhira inka, hari amariba bacukuye tukaba twavoma ayo mazi. Hari igihe twajyaga tuvoma amazi yayandi atemba abantu banyuramo bakandagiramo, tukagenda tukabanga ayo niyo meza, kandi natwe turi kuyavoma tuyakandagiramo, tukajya gutekesha ibiryo. Ayo niyo twanywaga kuko twahitaga ko ari amazi atemba, kandi rimwe na rimwe yabaga ari ahantu mu gishanga. Ni mu gishanga twavomaga, kubera yuko nyine ntabwo iterambere ryari ryakaza ryo kuzana amarobine, twavomaga muri ayo mazi y'igishanga atemba. Ayo rero atemba niyo twitaga meza. Yayandi yo mu iriba, kubera yuko nyine yabaga ari ahantu hamwe, yo twavugaga ngo ni mabi kubera yuko nyine ari amazi ameze gutyo. Ayo mazi ndabyibuka yo muri uwo mugezi twanyuragamo cyangwa se twavomagamo, wo muri icyo gishanga, iyo wayanyuragamo cyangwa se wakandagiragamo, iyo wavagamo wasangaga rimwe na rimwe ibirenge byabaye umukara. Byabaye umukara, byirabuye, kubera ayo mazi ari uko yabaga ameze. Kandi uyarebeye hejuru wabonaga ari amazi meza, wabonaga ari amazi asa neza, wabonaga ari amazi rwose wananywa. Ariko barayanywaga ukumva nyine harimo ikintu cyameze nk'urwunyunyu ukuntu, wanayakandagiramo wamara kuma cyangwa se wayatindamo nyine amaguru agahinduka umukara, cyangwa se intoki wayakozemo uyakarabisha ugasanga rimwe na rimwe nazo zabaye umukara. Ayo ni uko yari ameze kubera yari amazi y'igishanga. Nubwo buzima bw'ayo mazi ntabwo twari tuzi neza. Bajyaga bavuga ngo isoko y'aya mazi ngiri hakurya hariya. Umuntu wese rimwe na rimwe bamwe bakajya gushaka amazi yo kuri iyo soko bumva ko ari meza. Hari ahantu henshi twagiye tuvoma ngo tugakora ibirometero n'ibirometero ngo tugiye gushaka amazi yo ku isoko kugira ngo ariyo tuzatereka mu kibindi, hanyuma icyo kibindi tugitereka ahantu wenda nko ku nsina kugira ngo gikonje. Ayo mazi aba akonje. Burya firigo zatangiye kera. Hashimwe Yesu, Imana yatugiriye neza itwicira umwaku, ntitukinywa amazi yo mu kibindi. Imana ihimbazwe. Rero ubwo buzima tubamo dutekereza ayo masoko, tuba muri ubwo buzima bw'ayo mazi, tukayengesha ibitoki, tukanywa umutobe wabyo, ibintu byose ari sawa. Ari ubwo buzima tukumva ko abakoze ibirometero bajya kuvoma amazi yayo ku masoko aribo babo. Uzi ko twafataga, wabwiraga ukumva umubyeyi arakubwiye ngo mwana wanjye fata igicuma ugende ujye kwa runaka ubansabira amazi yo kunywa, kubera ko babaga barafashe nk'injerekani bakajya kuvoma hahandi mu rutare y'amazi asohokamo ngo niyo meza. Kubera iki? Amazi yandi yo mu gishanga yabaga ameze nabi. Uyu munsi rero ndi kuvuga ngo ni iyihe soko y'amazi meza umuntu akwiye kuvomaho nyuma y'uko Imana iguhaye agaciro. Kubera ko agaciro nimba wakabonye, hari ibyo ugomba kuvomamo. Birashoboka ko hari abagiye bavoma ibirohe, birashoboka yuko hari abagiye bavoma byanga, birashoboka yuko ari abantu batigeze babona amazi meza, ahubwo ibyo bavomaga byose byabaga ari ibintu byatobanzwe. Ariko uyu munsi ngufitiye inkuru nziza yo kuvoma amazi meza. Imana ishimwe cyane. Ese
amazi meza azava mu yihe soko? Yesaya rero arabireba, arabihanura, aravuga ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi kandi nimuze mugure murye. Reka nkubwire nshuti yanjye, abantu bafite inyota, abantu Imana yahaye agaciro ariko bakaba bafite inyota yo kunywa. Ijambo ry'Imana rimbwira neza muri Matayo ngo hahirwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko abo ngabo ari bo bazahazwa. Reka nkubwire nshuti yanjye, inyota ufite ibe yo gukiranuka, kubera ko Salomo yandika mu migani yaranditse ngo kubaha Uwiteka ni isoko y'ubugingo, bigatuma abantu batandukana n'ibibatera urupfu cyangwa se n'imitego y'urupfu. Bivuze ngo isoko nziza abantu bagomba kuvomaho amazi ni isoko yo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ni isoko yo kubaha Uwiteka. Imana ishimwe, haleluya haleluya, kubera ko Yesu niwe soko imara inyota. Hari abantu benshi bagiye ku iriba ry'ibyaha ariko amazi yabaga akamugo. Reka nkubwire nshuti yanjye, uyu munsi ndagira ngo ngutangarize, isoko imara inyota, isoko y'amazi meza ni Yesu wenyine. Imana ishimwe cyane. Zaburi yarabyanditse, Dawidi amaze kubyandika 34 umurongo w'9 yaravuze ngo nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza. Imana ishimwe, nimusogongere. Reka nkubwire nshuti yanjye, nimuze. Kera iwacu bajyaga batara urwagwa, noneho urwo rwagwa bataraga, kubera ko nari umuhungu rwose navuga ngo w'inkubaganyi, ubwo nabaga ari jyewe muntu ushinzwe kuroza urwagwa nimba rwahiye. Ubwo iyo barutaraga byabaga ngombwa ko arijya kumenya ko arigerwa, nkajya kurwumva ko rwahiye. Ngafata umuheha nkagenda nkajomba mu kibindi, najomba mu kibindi nkaza avuga ruraryoshe, kandi nari nkiri mutoya, nari nkiri umwana, ngo rwahiye rumeze neza. Ndagenda rwose nkumva nyine inzoga iraryoshe, nkumva ibyo bintu ni sawa cyane, nkaroza nkumva ibintu ni sawa kabisa. Rero aho ijambo ryavuze ngo nimusogongere, twajyaga tujya gusogongera ku nzoga, ariko uyu munsi Uwiteka aravuga ngo nimusogongere mwumve uko Uwiteka agira neza. Haleluya, nimusogongere ku Uwiteka. Inzoga twarazisogongeraga, inzoga. Reka nkubwire, umunsi wa nyuma ndeka inzoga naziretse ubwo zankoreshaga ibara zikangaragura kweri. Nari nanyoye inzoga nyinshi, nanyoye za Kanyanga, nanyoye za Mitsingi, nanyoye za Primusi, nari nabivanze. Ndabyibuka byari 98. Icyo gihe twari turi mu rupfu rw'umuvandimwe, zirangaragura zituma nikoreraho ibintu bitari byiza. Uwo munsi ndavuga ngo kuva uyu munsi nsezeye ku nzoga. Ntabwo nari nzisezeye kuko ninjiye mu rusengero ngo nzisezere. Kandi reka nkubwire, nubwo byari bimeze gutyo, nari nakuriye mu muryango wubaha Imana, hari abantu bafite gahunda yo gusenga, kandi nanjye muri iyo myaka yanjye nabaga nyine mu rusengero nta kibazo mfite. Ariko reka nkubwire, bamwe tuba mu rusengero turi nk'amapoto, bamwe tuba mu rusengero umwuka w'Imana ataradugeraho, bamwe tuba mu rusengero tukifite za kamere zacu. Ndabyibuka icyo gihe muri 98 inzoga ndazisezera, ndavuga ngo njye n'umutima wanjye ndaziretse, kandi nziretse burundu. Icyo gihe ndabyibuka umuvandimwe wanjye bari bamurasiye ahantu mu kabari ari kunywa inzoga, noneho apfana ikirahuri, bamurase amasasara agwana ikirahuri. Ndavuga ngo nimba inzoga umuntu ashobora gupfana nazo, njyewe guhera uyu munsi ndaziretse, uhereye none ukageza iteka ryose. Reka mbabwire ngo nshobora kuza nkabwiriza abari kunywa inzoga, nshobora kuza wantumiye mwaba mufite inzoga, ibyo ntibinandeba. Ntabwo umutima wanjye ushobora gutekereza ngo ninywe inzoga, kubera ko naziretse numva mfite intego. Nari maramaje rwose ko ntazazisubiraho uhereye none ukageza Yesu agarutse cyangwa se mvuye mu mubiri. Bivuze iki rero? Ndashima Imana yo yamaze inyota y'inzoga, kandi inzoga mu by'ukuri
by'ukuri zarandyoheraga, inzoga numvaga ari nziza. Nari mfite data ndabyibuka mu myaka ye ya kera, nawe yanywaga inzoga rwose ukabona ni sawa agasinda. Ndabyibuka mu myaka ya kera mama yajyaga agira akantu ka Primus kera cyane, yakanywa yiryamiye mu rugo akabona wenda biramubereye, ariko ngo hagera Yesu mu rugo rwacu burundu atsembaho ikintu cyitwa inzoga, ibitariro turabi. Imana ishimwe, hashimwe Yesu watumaze inyota. Haleluya, haleluya. Data yajyaga yicara akabyuka akajya ahantu akabarika akajya kunywa akanyanga. Yakundaga inzoga y'akanyanga cyane, akanywa akanyanga akaza yasinze. Mama yakundaga Primus, akajya bafite ikaziye ya Primus mu rugo mu buriri, akakanywa nimugoroba agiye kuryama. Ibyo byose Yesu ngagerageze noneho agera. Urumva twabaga no mu rusengero, ntabwo ari uko tutabaga mu rusengero. Abavandimwe banjye barabizi, ba Primitive barabizi n'abandi. Twabaga mu rusengero, ariko ngo Yesu agere mu rugo rwacu. Imana ishimwe cyane. Yesu agere mu rugo rwacu, ibintu byose bihinduka bishya mu izina rya Yesu. Ndabyibuka icyo gihe hafashwe icyemezo, baravuga ngo icyitwa igitariro. Twagiraga ibitariro by'inzoga, kuko urumva babengaga imitobe myinshi bagatara inzoga, inzoga zikomeye, bagateka akanyanga z'imbandure, bagateka ibintu byinshi cyane. Uwo munsi ibitariro byose barajugunye, ibibindi baramenagura, ibintu byose bihinduka bishyashya. Kuva uwo munsi ndashima Imana yabatuye urugo rwacu ku kintu cyitwa inzoga, ku kintu cyitwa ibitariro. Haleluya, haleluya. Uyu munsi turi abantu bo guhamya Yesu. Ndashima Imana yatanze agakiza mu muryango wacu. Imana ihimbaze. Twajyaga tujya kwiriba kuvoma amazi ntituyabone, tugataha ubwo, ariko Yesu ngagere mu rugo rwacu ahindura ibintu bishya. Uyu munsi tuguwe neza, turashima Imana. Imana ihimbaze. Ndi umugabo wo kubihamya. Mu rugo rwacu harimo abapasiteri. Imana ihimbaze. Mu rugo rwacu harimo abakozi b'Imana, harimo abavuga butumwa, harimo abahanuzi, harimo abanyamasengesho, harimo abaririmbyi. Ariko Mana ndagushimye ko watumaze inyota. Imana ihimbaze. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire, ntabwo tuzatanga ubuhamya kuko twambara neza, ntabwo tuzatanga ubuhamya bwonyine kuko Imana yatwurije indege, ntabwo tuzatanga ubuhamya kuko twaguze amamodoka. Oya, ahubwo reka tubabwire kugira neza kw'Imana, yuko Imana ikura n'abantu muri runonko hasi mu byaha bya ruvimbi, Imana ikatugirira neza. Uyu munsi turashima Imana kagakiza twakabonye. Kandi reka nkubwire, utari wabona agakiza ubu uriyagiye kure cyane, ariko uyu munsi Uwiteka yaratwiyegereye. Ni nacyo cyatumye Yesaya yavuze aya magambo. Yaravuze ngo yemwe abafite inyota. Reka mbabwire nshuti yanjye, ndabyibuka mu mwaka w'ibihumbi 2000 twinjiye mu bihe by'ububyutse budasanzwe. Umwuka w'Imana aramanuka, abantu twuzura umwuka wera. Ndabyibuka bashiki banjye bari abantu buzuye umwuka wera, bari abahanuzi beza, batangira gukora umurimo ukomeye. Dutangira kwiyiriza ubusa, dutangira kujya mu iyerekwa, dutangira kujya mu bahanuzi, dutangira kwamamaza ubutumwa bwiza. Reka nkubwire nshuti yanjye, abantu badutesha agaciro. Ndabyibuka cyane, abantu bakajya bafata bashiki banjye bakavuga ngo bariya nta kintu bazageraho, bakavuga ngo bari abantu nta kintu bazakora. Ndabyibuka njyewe niswe imbwa, ngo uriya mwana wo kwa muzehe nta kintu azamara. Ariko ndashima Imana ko ububwa bwanjye Yesu yabubyaje mu bugabo. Uyu munsi ndi umugabo wo guhamya Kristo w'abantu. Imana ihimbaze. Haleluya, Imana ishimwe. Abantu bazagutesha agaciro, ariko Imana iguha agaciro. Yemwe abafite inyota nimuze, n'udafite ifeza naze. Ntabwo ibintu by'Imana bigurwa amafaranga, ntabwo ibintu by'Imana bigaragaza ngo wavukiye mu mujyi, ntabwo bigaragaza ngo wavukiye mu cyaro. Ahariho hose n'udafite ifeza naze. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi turashima Imana, kandi ndagira ngo mbabwire, nimusogongere mumenye ko Uwiteka agira neza.
birashoboka ko ubuzima bwawe wiberagaho mu buzima busanzwe, birashoboka ko ubuzima bwawe wiberaga mu nzira zawe zitandukanye, ariko uyu munsi ngufitiye inkuru nziza ikubwira ngo hari isoko nziza y'amazi umuntu akwiye kuvomaho. Erega Yesu niwe wenyine tuvomaho, Yesu niwe wenyine nihishemo, yambereye ubuhungiro. Reka nkubwire ngo Dawidi yari umukire cyane, yari afite amatoni menshi ya zahabu, yari afite abami b'inshuti ze, yari afite imitungo ikomeye cyane, ngasatirwa n'ibigeragezo. Arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Uwiteka we, unyize niwe mpungiyeho. Ntabwo yarananiwe no guhungira mu bwami bundi, ariko arabona ntacyo byamumarira. Aravuga ngo Uwiteka we, unyize niwe mpungireho. Imana ishimwe cyane. Ese uyu munsi wowe mwene data, ni iyihe soko y'amazi uri kunywa? Reka nkubwire, hari abibwira yuko isoko nziza ari ukuba muri abadivantiste, hari isoko nziza wenda ngo ni umusiramu, hari isoko nziza ngo ni Pentecote, hari isoko nziza ngo ni ADEPR, hari isoko nziza ngo ni Anglikani. Oya, barakubeshya, kuko nayo masoko rimwe na rimwe aratoba. Ariko ndagira ngo nkubwire, isoko nziza ni Yesu wenyine. Reka nkubwire, wajya ngo rimwe na rimwe ujya kwiriba ugira ngo ririmo amazi meza, ukagera mu rusengero, hari abakomerekeye mu rusengero bazi ko ari iriba bagiye kuvomaho rizima. Uyu munsi iriba ryamaze gutobangwa, ariko ndagira ngo nkubwire, turahagarura mu mwanya, turashaka kurwana ishyaka nka Feneyasi ryo kugira ngo ibendera ry'Imana ryongere rimanuke mu rusengero, ubwami bw'Imana bwongere bumanuke mu rusengero, agakiza k'Imana kongere kamanuka mu rusengero, abantu baze bavome bashira inyota, abari bananiwe bongere bashira inyota. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya, Mana ihimbaza. Uyu munsi isoko nziza dukwiye kuvomaho ni umugusenga. Ni nayo mpamvu mu migani yanditse aravuga ngo kubaha Uwiteka ni isoko y'ubugingo. Isoko y'ubugingo bivuze ngo hari isoko itari y'ubugingo, hari n'isoko y'ubugingo. Ni nayo mpamvu Yakobo mu bice 3:11 yaravuze ngo mbese amazi meza nakereta yabasha kuva mu isoko rimwe? Reka da, kubera yuko nimba ari isoko idudubiza amazi meza, ntabwo ashobora kuvamo amabi. Abantu benshi muri iki gihe, abantu basigaye bavamo ibyiza bakavamo ibibi. Umuntu muragendana uzi neza kameze neza, uri umusorome imbuto nziza, ariko ejo akakubera uwundi. Umuntu murahagurukana, ejo akakubera uwundi. Umuntu yaba abantu rimwe na rimwe bameze nk'abantu bavamo amasoko abiri, ayakereta n'ameza. Uyu munsi akaba yambaye uruhu rw'intama, ejo yambaye uruhu rw'intare. Ariko ndagira ngo nkubwire, ntabwo amazi meza n'akereta bishobora kuva mu isoko y'ukuri, kubera ko Yesu atanga ibintu bitari pirate, atanga ibintu biri original. Bivuze ngo kwa Yesu rero niho tubonera amahoro, kwa Yesu rero niyo soko imara inyota. Mana ishimwe cyane. Wowe ufite inyota, egera Yesu aguha amazi. Yabibwiye Umusamariya aravuga ngo mpa ku mazi, nanjye ndaguha ku mazi y'ubugingo, ndaguha ku mazi meza, kuko niwe soko imara inyota, niwe soko y'amazi meza. Ese nshuti yanjye, wowe unteze amatwi, wabasha gute guhagarara ku isoko yawe? Wabasha guhagarara gute cyangwa se kumenya isoko nziza? Kubera ko bamwe bamaze gutobangirwa n'amasoko. Ni nayo mpamvu uyisomye mu Itangiriro ibice 22:22 bakubwira ngo uburyo ki Isaka yagiye gufukura abakozi ba Isaka bafukuye amariba. Bageze ahantu bita muri Eseki, babona n'iriba ryiza bararitonganira. Bageze mu iriba rya Sitina bararitonganira, ariko ngo bagere mu iriba ryiza ntibaritonganira, aryita Rehoboti. Bivuze ngo Uwiteka atushyize ahagutse, ngo kandi tuzororokera muri iki gihugu. Bivuze ngo hari amasoko meza Imana icukura ku buzima bwawe, hari amasoko abantu batonganiye, hari amasoko yawe yamaze gukama, hari amasoko wamaze kunyagwa, hari amasoko mu buryo bw'umubiri byamaze kurangira, ariko Imana igufukuriye agasoko, ikwaguriye imbago. Imana ikamye akagezi yafukuye akandi. Birashoboka yuko ari akawe kakamye, birashoboka yuko ako kwa marume kwakamye, birashoboka yuko mu kazi kamaze gukama, birashoboka yuko ibintu byatangiye kuguhindukira. Ariko ndashima Imana itugaruriye agaciro, ndashima Imana iduhaye isoko nziza. Kandi yaravuze ngo nimusogongere mwumve uko Yesu agira neza. N'udafite ifeza naze, reka tumwegere, niwe ryanzwe n'abubatsi. Abaneza amatwi mwese ndagira ngo mbabwire, Yesu niwe
w'isoko umara inyota. Ndavuga uwo mugabo twamenye, uwo mugabo twiringiye ntajya akoze isoni, uwo mugabo twiringiye ntabwo ajya atererana, uwo mugabo twiringiye yatumaze inyota. Ariko wabonye uburyo ki uwo mugabo mukunda. Indaya iba ifite inyota y'ubusambanyi, indaya ikora ibyaha ikaryamana n'abagabo benshi, nta n'umwe bakayijyana muri gereza bikanga. Umujura aba afite inyota y'ubujura, agakubitwa agafungwa, bamwe bakabaca amaboko reka bikanga. Ariko ngo batumbire Yesu wenyine, akaza akabamara inyota y'uburaya, akaza akabamara inyota y'ubujura, akabahereza ku mazi amara inyota. Haleluya, Imana ishimwe. Uwo mugabo ndamukunda akamara inyota. Leta zananiwe, leta zagerageza kugufunga bikanga, leta zagerageza kuguhana bikanga, bamwe bagiye bananirwa no gushira inyota. Reka nkubwire ngo Yesu ajya amara inyota y'inzoga, Yesu ajya amara inyota y'uburaya, Yesu ajya amara inyota y'ubujura, Yesu ajya amara inyota y'inzangano, Yesu ajya amara inyota y'amoko n'ubugambanyi. Arangiza akagushyiramo umwuka wera, imbuto z'umwuka zikamanuka. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ugatangira ukavuga ubutumwa bwiza, ugatangira ukerekwa, ugatangira ugakora imirimo y'urukundo, kandi ari wowe wari mubi kuruta abandi. Leta zaragerageje byaranze, ariko uwo mugabo mbabwira ngakugereho, Imana ishimwe, akakumara ya nzara wari ufite ukiri muri ibyo ngibyo. Uwo mugabo rero niwe tugomba kwizera muri iyi minsi 40, niwe tugomba guhanga amaso. Uwo mugabo umara inyota niwe tushaka kugira ngo azaze abane natwe mu buzima busigaye bwo kubaho. Fata icyemezo uvuge ngo nagize inyota y'ibyisi. Hari abantu bagira inyota y'ibyisi, reka mbabwire, bagakora amasaha 24 kuri 24, bakayigira ngo ni ibirarane by'amatafari yo kwa Farawo babatumye wenda batararangiza. Bagakora, yewe reka nkubwire, wamubwira gusenga ntabibonera umwanya, wamubwira kuza imbere y'Imana ntabibonera umwanya, kubera ko yibereye muri ibyo bintu byakarabaye byiza. Ariko ndagira nkubwire ngo Yesu niwe umara inyota y'ubutunzi, Yesu niwe umara inyota y'iryo rari ry'amafaranga. Irari ry'amafaranga uzayatunga ariko uzayasiga, abantu bazayarya batayaruhiye. Yesu niwe umara inyota, Yesu niwe karuhura, niwe soko nziza y'amazi abantu bakwiye kuvomaho. Imana ishimwe cyane. Uwo mugabo twagihungiyeho yatubereye ubuhungiro, twamubonye tunaniwe. Ndababwiza ukuri, ndi umugabo wo guhamya ko Yesu ari umara inyota. Imana ishimwe cyane. Umva, reka nkubwire, hari abantu bazakwitiranya kubera yuko batazi cyakumaza inyota. Hari abantu bazaguhamagara ngo ariko ubundi ko twajyaga tubona uri umusinzi kutakiza kunywa. Uzababwire ngo Yesu yambereye ubwihisho, yambereye ubwugamo, yamaze inyota sha kanyanga itamara. Abenshi barwara hangova, ariko reka twuzure nko kurebe ko turwara hangova. Reka nkubwire, mu nzu y'Imana harimo swingi utigeze uhura nazo. Imana ishimwe cyane. Mu nzu y'Imana biraryoha. Reka nkubwire, bamwe babakubise amavide mu kabari, abandi babaciye amaboko, abandi barabatwitse bibye, ariko tugera mu nzu y'Imana nta muntu uramapere ya vi, nta muntu uranyishuza ngo navuze ubutumwa, nashaka nazanyica. Nzira Yesu ntacyo bitwaye, kubera ko nubundi wanga kumenera amaraso igihugu, imbwa zikayarira ubusa. Reka mbabwire nshuti yanjye, hahirwa bapfa bapfiriye mu Mana, umwuka atiye baruhuke. Uyu munsi rero iyo soko ni Yesu. Amazi aho tugomba kuyavoma meza ni muri Yesu wenyine, kandi Yesu aje kutumara inyota. Yatubwiye ngo nudafite ifeza naze. Reka nkubwire, nubwo waba uri imfubyi ngwino kwa Yesu, nubwo waba uri umupfakazi ngwino kwa Yesu, nubwo waba uri indushyi nyabusa ngwino kwa Yesu, nubwo waba uvuka mu giturage nk'icyo navukiyemo ngwino kwa Yesu. Nudafite ifeza naze, kuko iby'Imana bitangira ubuntu. Reka nkubwire, hari abantu bibwira yuko abakorera Imana neza ari abagendera mu mamodoka meza. Reka da, gukorera Imana n'ibisaba ibyo, kubera ko iyo abanyamahirwe ari abafite ama etaje, ubwo batayafite ntabwo baba ari abanyamahirwe. Iyo abanyamahirwe ari abagendera mu modoka nziza, ntabwo badafite imodoka ubwo baba babarwa mu bantu. Ariko Yesu arangije arabireba, aravanga, umva nkubwira, abanyamahirwe ni abafite mu mitima iboneye, ni abafite mu mitima inzira zigana i Siyoni, ni abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Na haleluya, abo
abo barahirwa. Abahirwa ntabwo ari abambaye neza, abahirwa ntabwo ari abafite isura nziza. Twagiye tubona abafite amasura meza, isura zipondekara. Twagiye tubona abafite, reka nkubwira, abantu bakirata aho baturuka, bakirata ibisekuruza byabo. Ariko reka mbabwire, yaba wirata Yesu wenyine, kuko niyo soko imara inyota. Ibisekuruza se bizakumarira iki? Ibisekuruza se bizagufasha iki? Wenda yaba wirataga ko Yesu yakubambiye ku musaraba, kuko nicyo gisekuruza kizima uyu munsi twirata. Imana ihimbaza. Reka nkubwire, Yesu niwe umara inyota. Ndagira ngo kuri uyu munsi wa mbere ufate icyemezo, uvuge ngo mbese noneho najyaga mvoma ku iriba ryiza. Uzikara abantu tuba dusenga ariko bakajya kuvoma no ku iriba ryo babyita ngo abakobwa b'iki gihe ngo no gukura ibyinyo, ngo babonye ba sugar daddy nimba ari ba sponsor, basigaye bita ba sponsor, kandi ngo ni umukurokore, ni umuntu uririmba. Reka mbabwire mwa abantu be na mwana, muhinduke mujye ku isoko nziza. Umuntu akaba ari umumama arasenga mu rusengero ariko akaba afite inyota yindi tarashira, ariko ndagira ngo mbabwire ngo numurebeho gusa uravirwa n'umucyo. Abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Uyu munsi ndagira ngo nkukangure, nkubwire ngo fata umwanya wawe nshuti yanjye, fata ibihe byawe mu muvandimwe, wongere ugendane n'Imana, wongere ukorane. Rega hari abantu baza mu rusengero bafite inyota y'amafaranga. Amafaranga se shahu ko twabonye abantu, nigeze mbaho urugero, nabwira ngo hari umuntu nabonye bamuhambye muri benzi. Ni ibinyamakuru byagiye birabyandika muri Kenya, bamuhamba mu modoka ye, bamuhamba muri benzi. Yari yabisabye, yabivuze ngo ariho bazamuhamba. Mu gitondo barabyutse bageze ku irimbi, basanga intumbi hejuru itambaye na ya costume bamuhambaye. Imodoka bayitwaye, costume bayijyanye. Bivuze iki rero? Ibyo duharanira, isoko y'amafaranga, inyota y'amafaranga, tuzabisiga imisozi, ariko abapfa bapfiriye mu Mana. Reka mbabwire nshuti yanjye, hari imbaraga z'umuzuko. Haleluya, hari imbaraga z'umuzuko, kandi nyuma yo kuzuka Bibiliya irambwira ngo tuzabana na Data ubuzira tuzabana na Data ubuzira herezo. Imana ihimazwe. Tuzimana na Data, tuzimana na Kristo. Icyo nshimira Imana n'ukuri uyu buzima ari transit dushitsa mu bwami bwa Data. Reka nkubwire nshuti yanjye, itike izatujyana kubana na Data nitwe turi kuyishaka nona. Pasiporo nagakiza, nta handi tuzabona tike atari uko nuko tugomba gukizwa, kuko niho tuzajya mu bwami bw'Imana. Ese urashaka kuvoma ku mazi meza? Ese urashaka kumenya isoko y'ubuzima bwawe? Reka nkubwire ngo Yesu yamaze kuguha agaciro, ariko nawe uragomba kuvoma ku mazi meza kugira ngo udatobanga ka gaciro Imana yaguhaye. Ubuzima bwawe Imana yaguhaye uragomba kumenya neza. Birashoboka ko agaciro yakaguhaye iwanyu mu rugo, birashoboka, ariko nawe uragomba kuvoma ku isoko yo kubaha, ku isoko yo gusenga, ku isoko yo kwizera, ku isoko yo gukora ibyo gukiranuka. Reka nkubwire, ntuzahabwa agaciro ngo uyu munsi uguye promotion mu kazi batangire bakubahe, utaze nabo usanze, uzaba utakaje indangagaciro z'Imana. Ariko Imana yaguhaye agaciro, gira n'indangagaciro zo kuvoma ku mazi meza ariyo soko ya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbifurize kuvoma kuri iyo soko, ndagira ngo mbifurize kwegera Yesu, ndagira ngo mbifurize kongera kugendana n'Imana mu bihe byanyu byiza byo gusenga, mu bihe byiza byanyu byo gukunda Imana. Agaciro twakabonye, igisigaye ni ukuvoma ku isoko ya yindi dakama, ya yindi abantu batazagupimira amazi mu gikombe, ya yindi abantu batazagupimira amazi ku kiyiko, ahubwo isoko ibereye hose icyarimwe. Abari mu Burayi mufate kuri iyo soko ari we Yesu, abari muri Amerika mufate kuri iyo soko ni we Yesu, abari muri Afurika na Aziya ni Burayi n'ahandi na Oceania dufate kuri iyo soko ariyo Yesu Kristo, kuko uwo mugabo twiringiye ntabwo ajya koza isoni. Yaravuze ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa Data namujyanye. Ntuzibwira yuko uzajya kwa Data utaranyuze kuri Yesu. Reka nkubwire ngo nutemera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukora ibyo akubwiye, ukora ibyo ategeka, uzaba uri guhusha inzira. Ariko uyu munsi Yesu niwe karuhura.
Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo mbabwire rero ngo abaje mwese imbere y'Imana, Uwiteka niyongere adudubiza isoko, mwongere munywe, nimwongere mushira inyota. Hari abantu bari bafite inyota, hari abantu bari bafite inzara n'inyota, hari abantu bari banyotewe kongera kugendana n'Imana. Ndagira ngo mbabwire nshuti yanjye, nimumwegere. Yesu yiteguye kubamara inyota, Yesu yiteguye kongera kugendana namwe, Yesu yiteguye kongera kubakoresha iby'ubutware. Reka nkubwire ngo Dawidi ajya kwandika muri Zaburi 34 yaravuze ngo nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza kandi yahirwa abamuhungiraho. Ntuzahungire ku bapfumu, ntuzahungire ku bakomeye, ntuzahungire ku nshuti zawe, kuko izo ntacyo zizakumarira. Ahubwo izere Yesu, usogongere wumva ukagira neza, kuko niwe umara inyota, kandi umuhungireho yiteguye kukuba hafi. Niyo refugee nziza, niyo refugee camp nziza. Abantu benshi, reka nkubwire, tujya duhunga ibihugu, abandi bagahunga imiryango yabo, abandi bagahunga komine zabo, abandi bagahunga sector zabo, abandi bagahunga province zabo, abandi bagahunga abo baturanye, bagahunga abarozi. Umuntu ahunga byinshi, hari n'abahunga inzara, hari n'abahunga amagambo. Ariko ndagira ngo nkubwire, Yesu niwe buhungiro nihishemo, yambere buhungiro. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Abahungira muri Yesu rero naho muroza azatera, umva nta wandushije guturana n'abarozi. Reka mabwire, twaturanye nabo, tubana nabo. Yewe reka nkubwire, ibibazo bibaho, duturanye nabo, turarogwa, ariko uyu munsi turiho kandi turashima Imana. Icyo tuzi ni kimwe, nta murozi uzagukanga nimba warize Yesu. Ko birera avuze ngo nimuzakandagira inzoka na sikorupiyo ntacyo bazabatwara. Bivuze iki? Ubuhungiro bwiza ni Yesu. Nimuze rero musogongere bene data, nimusogongere mumenye uko Yesu agira neza. Imana ibaha umugisha. Mana data wa twese wo mu ijuru, ndagushimye muri uyu mwanya mwiza uduhaye. Ndagushimye kuko wabanye natwe, wakoze kuturinda. Sengeye abanteze amatwi muri aya masaha, mu izina rya Yesu nubaha umugisha, mu izina rya Yesu nubagirire neza, kandi unyemerere baze ku isoko imara inyota. Mu izina rya Yesu abantu bose ndabasengeye, ubamara inyota data. Hari abafite inyota y'imibereho, hari abafite inyota y'inzara, hari abafite inyota y'amafaranga, hari abafite inyota yo kubaka ingo. Mana ngwino babere igisubizo cyiza kandi ubabere ubuhungiro. Urakoze mwami. Ndasengera umuntu wese uneza amatwi, yaba abarwayi, yaba abarushe n'abaremerewe, yaba abanyamibabaro, yaba abarwaye mu bitaro. Wowe uneza amatwi, waba uri mu bitaro, waba uri hirya no hino, waba ubabaye mu buryo bwawe bwite, ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka niwe karuhura kandi ajya abasha gutanga agaciro. Aho wakaburiye Yesu akakaguha. Mu izina rya Yesu, birashoboka yuko uri umushomeri, birashoboka yuko wowe udafite epfo na ruguru, birashoboka ko wananiwe kwishyura amadeni, birashoboka ko wabuze ubuzima bwawe bwite, ibyo kurya byanze, yewe birashoboka ko stress zabaye nyinshi mu rugo rwawe, birashoboka yuko udafite icyerekezo cy'ejo hazaza. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu niwe karuhura. Mu izina rya Yesu, Yesu ndatuye ngo unyemerere ugende muri iyi miryango y'aba bene data, ubamara inyota kandi wongere ubashyigikire, ubabere ubuhungiro. Urakoze data mwiza, urakoze kuko azi imirimo ikomeye, urakoze kongera kutugira neza. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen, 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 amen.